Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabaramukije bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndi Bibiane Manishimwe baramutsa nanone. Nongeye gushima Imana cyane kuba impaye uyu mwanya wo kugaruka imbere yanyu kugira ngo tuganire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni munyeme rero duce bugufi dushima Imana yacu yo idushoboza ibyo dukora byose, ikaba ikiturinze ahari kugira ngo dutunganye ibidatunganye. Data mwiza ushobora byose, umuremyi wa byose, mu izina rya Yesu Kristo tuje imbere yawe, duciye bugufi twiyoroheje kugira ngo icyubahiro cyose kibe icyawe. Turakwinginze rero ngo utwejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, kandi uduhe imbaraga z'umwuka wawe wera kugira ngo dushobozwe byose nazo, kandi n'abagiye kumva ikiganiro tugiye kugirana kibagirire umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Ni ukuri ndashima Imana cyane, kandi namwe nizere ko aho muri gushima Imana. Ndifuza rero ko tuganira kugira ngo dukangurane, kugira ngo duterane ishyaka, kugira ngo duhugurane. Ni ukuri iyi minsi irakomeye kandi irimo iradusiga, iri kunyaruka cyane, ibihe biri kwihuta cyane. Muri iki gihe rero aka gahe dufite ko kuvuga ubutumwa nta nkomyi, reka tugakoreshe neza kugira ngo icyubahiro kigaruke kibe icy'Imana. Twebwe ntacyo twashobora, byose ni Imana ibidushoboza. Uyu munsi rero mfite ni ukuri ubutumwa budasanzwe bwihariye bwo gukebura abana b'Imana, bwo gukebura abakozi b'Imana mu nzego zose zitandukanye. Uwiyumva wese nk'umukozi w'Imana, ubu butumwa buramureba. Ni ubutumwa butari butinde kubera ikibazo cy'umwanya abantu baba bafite, ndabizirikana rwose. Nimuhumure, iyi video ntiri butinde. Icy'ingenzi ni uko icyo umwuka yagambiriye kubagezaho kiri buze kubageraho kandi neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha cyane. Rero nifuje yuko tuganira ku ijambo rivuga ngo mwa bakozi b'Imana mwe, mureke kurarikira ubwo buhenda abana babashukisha, mutazapfa urw'imbeba. Yemwe mwa bakozi b'Imana mwe, mureke kurarikira ubwo buhenda abana babashukisha, mutazapfa urw'imbeba. Wakwibaza uti rero imbeba zipfa uruhe? Imbeba uko zipfa nta kundi, imbeba bazitega umutego, haba akamashu, haba imitego yindi itandukanye. Hanyuma rero bashyiraho akantu karyoshye. Iyo bamaze gushyiraho akantu karyoshye, imbeba igenda ikurikiye ka kandi karyoshye, ugasanga umutego uhise uyifata, ugasanga ihise ihasiga ubuzima bwayo. Ni mu nkundire rero bakozi b'Imana, mube maso kandi musenge. Ni ukuri mutagwa mu moshya. Mube maso, mwihangane, mwihanganire ubukene, mwihanganire ibitutsi n'ibitotezo kubwo kuvuga ijambo rizima, kuko abatarihanganiye Yesu umwami wanyu, ntibihanganira abahanuzi, ntibihanganira intumwa, namwe ntibazabihanganira. Kandi ibyagerageje abo, namwe ntibizabura kubagerageza. Icyakora ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa uwihangana akihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa uwo ngo niwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Kandi ngo guhera kuri Yohani Batista, ubwami bw'ijuru buratwaranirwa, intwarane zikabugishamo imbaraga. Ni mu nkundire rero twihute dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 9, umurongo wa 23. Umurongo wa 23 turagera ku wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba, abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire.
kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Haleluya. 26 ho haravuze 25 haravuze ngo umuntu byamumarira iki? Nanjye ndababaza abakozi b'Imana bagenzi banjye, umuntu byamumarira iki? Niko ijambo ry'Imana ribabaza. Gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe, cyangwa nabwakwaho indishyi? Wikwishinga ubwo buhenda abana bugamije kuguta mu mutego wo kugurisha ubugingo bwawe kwa Satani. Ijambo ry'Imana rirakubajije ngo umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi byose narimbuza ubugingo bwe, cyangwa se akabwakwaho indishyi? Komeza wishimire ayo mazu meza ubona utaruhiye. Komeza wishimire amamodoka meza baguha utayaruhiye. Komeza wishimire ibyo byose, ubutunzi bw'isi bwose Satani ari kugushyira imbere, kandi mu by'ukuri bugamije kutanga ubugingo bwawe nk'ingurane, bugamije gutanga ubugingo bwawe nk'indishyi, ariko ntubimenye, kuko Satani n'ubundi yigira marayika w'umucyo. Icyo nje kubabaza rero ni ukubabwira ngo ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye, ni Yesu wabivugaga, uwo ni we uzabukiza. Ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe, cyangwa yabwakwaho ingurane? Ako kantu mukumve neza. Twakomeje. Reka twisomere nanone ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 26 umurongo wa 41. Haleluya. Umurongo wa 41 haratubwira ngo mube maso, musenge, mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Nyabuneka ndabizi ko mukunda Imana, ndabizi ko muyikunda, mwifuza no kuyikorera, ariko inzara irakurya kabiri, wabona aho bagabura ukiruka. Urabura ahuba, wabona aho batanga amazi ukiruka. Urabona aho imvura iri kukunyagirira ukavuga uti hoya iranyagira kubera iki, hari aho batanga amamodoka. Urabona baba we, mbega ibibazo. Yemwe bakozi b'Imana, ni mube maso, musenge cyane. Satani afite amayeri menshi, ariko mwibuke yuko imbeba iyo ijya gufatwa mu mutego ntago yapfa gufatwa batayiteze akaryoshye. Ako karyoshye babateze, utari bugire ubwenge bw'Imana, utari bwihanganira ibimugerageza ngo ageze ku mperuka, ni ukuri umutego uri buze kumufata, araba kayambeba ikurikira akaryoshye, igafatwa n'akamashu kakayica ijosi, gatangira kujwigira bitagishobotse. Nyamara se uba wayiteza ako karyoshye, hari ubwo imbeba ibizi ko ari mubi? Mube maso kandi musenge, mutajya mu moshya. Haleluya. Umutima urakunze, ariko umubiri ufite intege nke. Nimusabe Uwiteka abaha imbaraga. Nimwigane uko Yesu yasenze, abikunze, akunze kuducungura, ariko umubiri uranga ugira intege nke. Nimba umubiri wa Kristo waragiye aho ugira intege nke, agashaka kugamburura, ariko agasaba imbaraga ziva mu ijuru,
uyu munsi wa none natwe bakozi b'Imana, umubiri ufite intege nke ariko umutima wacu wari ubikunze. Aho kugira ngo rero tugamburure, nidusabe Imana, nidupfukame, tube maso, dusenge, tutajya mu moshya. Haleluya. Nimunkundire nanone dusome ibyanditswe Yohana wa mbere ibice 2, umurongo wa 15 turagera ku wa 17. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Nyabuna bibashukisha iby'isi, mwirangazwa n'isi. Kuko ibiri mu isi, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Nibyo koko, ufite irari ry'iby'isi, ufite irari ryo kugenda mu modoka nziza, ufite irari ryo guhabwa icyubahiro aho unyuze hose, ufite irari ryo kugenda mu ndege, kubona amaviza yo kuzenguruka isi n'amatike y'indege, ufite iryo rari. Ufite irari ryo kuba muri etaje nziza, ufite irari ryo kuba mu mutamenwa muri villa, mu nzu ifite pisine, ufite iryo rari ryo kwambara neza imyenda y'igitangaza, imyenda y'igiciro, ufite iryo rari. Ufite irari ryo kurya neza, ufite irari ryo kuba heza, ufite irari ryo kugira inshuti zisobanutse, ufite irari ryo kugendana n'abantu basobanutse, ufite irari ryo kuzenguruka ibihugu, amahanga, ufite irari. Ariko ngo irari ry'isi, dusome 16, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi, nubwo urarikiye ibyo byose, ukabona n'ababiguha, ukabibona, ariko wisuzume niba ubibonye mu nzira zituma ugihagaze ku rufatiro Yesu yagushyizeho. Byaba bibabaje, kuko isi irashirana no kwifuza kwayo. Nuyishinga, uko ishira nawe niko uzashirana nayo. Ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Haleluya. Satani rero yihindura marayika w'umucyo, akagutega ibyo bintu ameze nk'utega imbeba. Uko imbeba ifatwa mu mutego na nyiri ukuyitega, ayitega akaryoshye, ayihendahenda ngo izirye ishuneho, uko niko isi yabanyanyagirije uduhenda abana, kugira ngo niba ujya gusingira umutego ugute, akamashu kagute mu mutego. Aha rero birasaba ubwenge bw'Imana, imbaraga z'Imana, no kwihangana. Nta wundi ubitanga ni Kristo. Yaduhaye urugero ubwo yapfukamaga ari i Getsemani, agasaba izindi mbaraga, akavuga ati umubiri ufite intege nke, ariko umutima urabikunze. Aho twabisomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 26 umurongo wa 41, mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Umubiri ufite intege nke. Nibyo Yesu yajyaga gusenga, intumwa zamutereranye. Abantu bose bashobora kugushiraho, ibintu byose bikagushiraho, ariko wireshywa n'ababifite babinyanyagiza uko biboneye ngo nawe ujye gutoragura, bishoka biri mu mutego. Gira ubwenge, ba maso, wikwishinga iby'isi n'irari ry'iby'isi no kwibona ku by'ubugingo.
ihangane, ihangane, niwihangane ukageza imperuka, unesha niwe uzagororerwa, niwe uzambikwa ikamba ry'abanesheje. Haleluya. Dukomeze dusome, tugiye gusoma mu Bikorinto ba kabiri ibice 11, ibice 11 umurongo wa mbere turagera ku wa 3. Intumwa z'ibinyoma, icyampa mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyabuneka munyihanganire. Niko Pawulo yabwiraga ab'Ikorinto. Nanjye ahari nshobora kuba ndi kuvuga mukabona ndi kuvuga iby'ubupfu, muti we wararindagiye. Ninde utakwifuza icyubahiro? Ninde utakwifuza gukundwa? Ninde utakwifuza amazu meza? Ninde utakwifuza amamodoka meza? Ninde utakwifuza gutembera amahanga? Ninde utakwifuza birya byose byiza, kwambara neza, kurya neza, kunywa neza, kugendana n'abeza? Ninde utabyifuza? Ariko Pawulo yatangiye ababwira ngo cyaha mukanyihanganiraho gato ku by'ubupfu bwanjye, nyabuneka munyihangane, nanjye munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Umurongo wa 3, ariko ndatinya yuko, haleluya, ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa, mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Nyabuneka, nyabuneka, muzi uko Eva yashutswe n'inzoka mu buryarya bukomeye. Nanjye ndatinya mbinginga ngo mwibuke uko Satani yigira marayika w'umucyo. Nyabuneka, nyabuneka, murya akagabuye, mubanze mubaze Imana. Icyo mugiye gukora cyose mubaze Imana. Impano mugiye guhabwa mubaze Imana. Niba mugomba kuzakira, niba nta mitego itezemo. Bene data, Satani afite uburyarya bukomeye, afite amayeri akomeye. Uko nyir'urugo atega imbeba, niko Satani ari gutega abakozi b'Imana mu ngeri zitandukanye. Baba baririmbyi, baba bavuga butumwa, baba bahanuzi. Uko niko Satani ari kubatega akaryoshye, kugira ngo abateme umutego. Yabateza akamashu, ashyiraho akaryoshye, ashyiraho amazu meza, ashyiraho imodoka nziza, ashyiraho icyubahiro, ashyiraho amaviza, ashyiraho amatike y'indege, ashyiraho imyambaro myiza, ariko ashyiraho icyubahiro. Ariko wigwa muri uwo mutego, ukunda iby'isi, ntabwo gukunda Data wa twese kuba muri we. Byo mubizirikane. Haleluya. Dukomeze nanone kuri icyo gice, ibice 11, Abikorinto ba kabiri ibice 11. Noneho reka dusimbuke tujye ku murongo wa 13. Bene abo ngabo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi b'abariganya, bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Satani yanyuze mu bakozi be, bihindura abamarayika b'umucyo, kandi ari Shitani ubwe. Bari kubatega akanyobwa mukajya kugafata, bari kubatega biriya bihenda abana, nyamara akamashu karabata ku munigo. Ndababwiza ukuri, mwirinde iby'isi n'irari ry'iby'isi, naho ubundi murafatwa mu mutego nk'uko imbeba ifatwa.
murafatwa mu mutego nk'uko imbeba ifatwa niba muri mwe mugifite gukunda iby'isi, niba muri mwe mushaka icyubahiro murafatwa, niba mushaka kuba heza murafatwa. Iryo rari ry'iby'isi riri kubahuma amaso, riri kubahuma ubwenge, ariko abafite amaso yitegereza barabona, abafite amatwi yumva ndabizi bari bwumve icyo mvuga. Haleluya. Mwe kwishinga abo bakozi ba Satani. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Haleluya. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Muti twabamenya dute? Nubona umuntu utakubwira inzira y'agakiza yo kwezwa no kwihana ibyaha, akagukundisha isi n'ibyayo, hunga vuba, hunga vuba, hunga udapfa. Mbere na mbere banza umenye misiyo dufite twahawe na Yesu Kristo. Reka tuyirebere hamwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Haleluya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 28. Haleluya. Umurongo wa 18, umurongo wa 18 tugeze kwa 20. Tumenye misiyo dufite, nawe umenye utavuga ibihwanye n'ibyo, umenye ko afite undi Yesu avuga. Rega hariho ba Yesu bandi, ba bandi rero bavuze Yesu, bakije abarwayi mu izina rya Yesu, bahanuye mu izina rya Yesu, ariko Yesu umwana w'Imana aducunguje amaraso atarigeze abamenya. Abo ngabo bazahinguka imbere bababwira ati mumve imbere mwa nkozi z'ibimwe, sinigeze kubamenya. Bati twahanuraga mu izina ryawe, ati sinigeze mbamenya. Ariko none humva bavuga Yesu wa nyawe, ikizabakubwira bafite misiyo imwe kandi barayikora manywa nijoro. Ntabwo bita ku by'isi, ntibita ku gushaka aba bodyguard, bazi ko Yesu ababereye ubwihisho. Ntibita kunyanyagiza iby'isi mu bakristo babo, ntibita kubakundisha iby'isi, ntibita kubashakira icyubahiro nabo bakihesha. Hoya, umva uko bameze. Nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko umva misiyo twahawe sha. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha, haleluya, kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ngiyo misiyo dufite, ngiyo misiyo abakozi b'Imana bafite, n'ukugenda mu mahanga yose tugahindura abantu bose kuba bigishwa ba Yesu, tukababatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, tukabigisha kwitondera ibyo Yesu yasize atubwiye byose. Aha rero tuzababwira kwitondera ibyo Yesu yasize avuze byose. Mbese ibyo Yesu yasize avuze byose tuzababwira kwitondera nibihe? Umva bimwe muri ibyo, ntabwo byose nabivuga ngo mbirangize. Yesu ubwe yaratwimenyesheje, atwimenyesha uwo ari we, atubwira aho avuye n'icyamuzanye. Ibyo tuzababwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ibyo nibyo tuzababwira. Tuzababwira ko Yesu yivugiye ko ngo ninjye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ngibyo ibyo Yesu yasize atubwiye tugomba kwitondera. Yesu yasize atubwiye ko ufite uwo mwana ari we ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana nta bugingo afite. Ngibyo tuzababwiriza.
Yesu yasize atubwiye ngo mukundane nk'uko nabakunze. Aratubwira ati nta rukundo rwaruta gutanga amagara yawe uyatangiye inshuti zawe. Urwo rukundo nirwo nabakunze, namwe mugende mu rukundane. Ngibyo tuzigisha abantu. Yesu yasize avuze ati nimunkunda mwamaze kwizera izina ryanjye mugakizwa. Ikizagaragaza ko munkunda, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, kandi nzasaba Data abaha umufasha uzabafasha mu bihe byose. Ngibyo Yesu yasize atubwiye tuzahamiriza abandi. Yesu yasize kandi atubwiye ngo sinazanywe no gucira isi urubanza, ahubwo nazanywe no kuyiha agakiza. Yesu yasize atubwiye ngo muzaba abigishwa banjye nyakuri nimuguma mu ijambo ryanjye. Yesu yasize atubwiye ngo abazayoborwa n'umwuka w'Imana bose, abo ngabo nibo bazaba abana b'Imana. Niyo mpamvu mbabwiye ko nzaboherereza umufasha, uwo Roho nyir'ukuri naza niwe uzabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yivugishije yitumirije, ahubwo azenda ku byanjye abibahe. Nibuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose nzagikora. Ngibyo Yesu yasize atubwiye tugomba kubwira abandi. Yarasize atubwiye ngo tugende tubwire amahanga yose ngo yemwe abarushye n'abaremerewe musange Yesu abaruhure. Aratubwira kandi ati ntimugahagarike umutima mwibaza ngo ejo muzarya iki, muzambara iki. Iyambika uburabyo, igaburira inyoni n'ibisiga n'ibishwi, ko mubitambukije agaciro, izabura itemwe bwo kubagaburira. Mwihagarike umutima, mwizere Imana nanjye munyizere, niko Yesu yasize avuze. Asiga atubwiye ati uzashaka kunkurikira wese azabanza amenye ibi, azabanza amenye ko ari ukwiyanga agafata umusaraba akankurikira. Yesu ntiyagiraga harambika umusaya, aho yanyuraga hose yakizaga abarwayi, yirukanaga roho mbi. Yesu yasize atubwiye ko tuzakora ibyo yakoze tukabirenza kubw'imbaraga ze yadusezeranije. Kandi Yesu umva icyo ngiye gusoreza yavuze ngo mubanze mushakashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongereza. Kuki mwabavuga butumwa mwe mwiyita ko muri aba Yesu Kristo waducunguye? Kuki mutubwiriza gushakashaka iby'inyongezo? Nimureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nicyo cy'ingenzi. Ibindi byose ni umugereka. Muradukundisha iyo migereka, mwadukundishije ubwami bw'Imana. Mudukundisha agakiza, mutushishikarize gushaka agakiza, naho twabura byose. Ibyo bindi bizaza ari inyongezo, niko ijambo ry'Imana rivuga. None muratubwiriza gukunda iby'isi kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, umwaka ugashira, mutubwira isi, mutubwira imyenda mwambara, mutubwira amazu mubamo, mutubwira. Ni byiza kuvuga ibyo Yesu akora n'imirimo ye, ariko ntabwo ariyo misiyo yamuzanye. Misiyo yazanye Yesu ni ukuduha ubugingo, ni ukugira ngo twihane twezwe n'amaraso ye, tuzibukire icyaha n'igisa nacyo, aduha ubugingo bw'iteka. Ntabwo yigeze misiyo yari ukuza kuduha iby'isi, ntabwo ari cyo cyamuzanye. Mumese kamwe rero, uwera yere uwandura yandure. Ntimuzavuge ngo ntimwaburiwe. Imana iri gukora ku buryo butangaje, ntaho itazanyura, kugira ngo abana b'Imana bahumuke amaso bamenye ukuri kubakize. Nongeye kubinginga, sinzi uburyo nabibabwiramo, mwitondere impano muhabwa n'abakozi b'Imana.
mwitonde, 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 mutazamera k'imbeba ifatwa mu mutego ikurikira akaryoshye. Mube maso kandi musenge, musabe amaso y'umwuka, mushishoze. Icyo mugiye gukora cyose mugisengere, icyo mugiye kwakira cyose musenge, mutagwa mu moshya, mutagwa mu mitego ya Satani ngo izayobya n'intore niba bishoboka. Muzinuke iby'isi, mwegukire Imana yonyine. Haleluya. Hahirwa uwumva akumvira ijwi ry'Uwiteka. Hahirwa uwumva akumvira ijwi rya Yesu Kristo rimuhamagara, rimukebura, rimuhugura. Niko umushumba mwiza akora. Iyo abonye intama itannye arayikebura, arayicyamura, ndetse n'iyatorongeye asiga 99 akajya kuyishaka akayiterera ibitugu. Uko niko ahamagara. Yewe wayobejwe n'amarangamutima yawe, yewe wayobejwe no gukunda iby'isi, garukiraho, garuka bigishoboka. Ngo umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi byose ariko akabura ubugingo, ariko akabitangaho ingurane y'ubugingo bwe? Mube maso, mube maso, mube maso kandi musenge. Reka nsenge Imana. Data mwiza, ndagushimye, ngushimiye ubuntu no kugira neza kwawe, ngushimiye imbabazi zawe, nizo zitubeshejeho, nizo zituma tutajya mu moshya ya Satani ngo adute ku munigo, ngo adute ku mugozi. Imitego Satani adutega ni myinshi, ariko hahirwa ukwikomezaho, hahirwa uguhungiraho, hahirwa ukwiringira. Uwo niwe utazakorwa n'isoni, uwo niwe utazaga mu mitego ya Satani, uwo niwe utazafatwa n'akamashu Satani yazanye akakanyuza mu bakozi biyoberanya bameze nk'intama kandi ari amasega, biyambitse uruhu rw'intama ariko ari amasega aryana. Abo ngabo bariyoberanya, ariko n'ubundi uko Satani yiyoberanyije kuri Adamu na Eva, kuri Eva muri Edeni, uko niko n'ubu akomeje kwiyoberanya yigira marayika w'umucyo. Uduhe rero gutsinda ibyo bishuko bye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni Bibiane wabaganirizaga. Ndabakunda. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen.